Ndabasuhuje bakunze ibiganiro byacu mwe mukurikira ijuru ntirikorerwa TV, twizere ko muguwe neza natwe turi amahoro. Twishimira gukomeza kubagezaho ibiganiro kubera ko tuzi ko namwe mubikurikira, mwe muri hanze y'igihugu mukaba mudukurikira turabasuhuje, mwe muri mu gihugu mukaba mudukurikira turabasuhuje. Murabe igiciro kuri twebwe kubera ko mukunda ijambo ry'Imana. Mu by'ukuri channel ijuru ntirikorerwa TV ni channel imaze igihe kitari gito ishinzwe kandi yashingiwe kugira ngo ikure abantu mu rujijo rw'uburyo butandukanye. Hari ukuntu umuntu atekereza ko gutunga ibya hano mu isi bizamuhindukira umunezero cyangwa se ko ari cyo gisubizo cy'ibibazo yaba afite, ariko igitangaje nuko uyu muntu abigezeho n'ubundi atumva ko atekanye, umutima we ukomeza kumubwira ko hari ikindi kintu abura. Icyo ngicyo umuntu abura rero nta kindi ababura ubusabane n'Imana, akaba ari nacyo gituma ibiganiro bitambuka, no kugira ngo tunamenye ko hari inzira ihari Imana yagennye yo kongera guhuriramo n'abantu bayo, ikabana nabo, igasabana nabo, igakorana nabo, ikabarinda kandi ikabarengera. Iyo bitameze gutyo umuntu aba yumva agifite icyuho mu mutima, malgré iby'isi yabatunze, amashuri menshi wakwiga, urugo rwiza wagira, akazi keza wagira, ubutunzi waba ufite bwo mu isi, igihugu cyiza waba utuyemo, ibyo byose ntabwo byabasha gukomeza umutima wawe ngo wumve ko umutima utuje kandi utekanye. Niyo mpamvu rero mu by'ukuri twashyizeho channel ijuru ntirikorerwa TV, ko ari ukugira ngo tubagerere hirya aho mutakwigerera, tubagerere hirya aho ngaho mukeneye, nubwo umuntu akenshi atabazi ko ari cyo kibazo afite, ariko nicyo kibazo nyamukuru umuntu aba afite, ni uburyo yasabana n'Imana ye yamuremye. Kuko life does not make sense, ubuzima ntibugira igisobanuro budashingiye ku watanze ubuzima. Icyo kintu mvuze kirakomeye. Sinzi, hari definition y'ubuzima twasanze, hari n'icyo umuntu yibwira nk'ubuzima bwiza, avuga ati wenda nari nkwiye kugira salo ya miliyoni 3, nkagira TV ya puse 52 cyangwa zirarenze, nkagira umugore mwiza unyubaha, nkagira umugabo mwiza unkunda umpa buri kimwe, nkagira abana beza bubaha, bakagira n'ubwenge bakiga bagatsinda mu ishuri, tukarya icyo dushaka mu rugo, tugatura mu nzu nziza iri ahantu heza, tugatura mu gihugu cyiza kitabamo intambara. Hari nk'ibihugu abantu baprefera cyane cyane byo mu mahanga, bavuga ko haba umutekano kurusha ino muri Afurika, ku buryo umuntu akenshi n'ubundi aba yumva dreams ze ari uko yazajya gutura muri ibyo bihugu byo mu Burayi, Amerika, Canada, gutyo. Ibyo bikaba ari nkazo nzozi za buri muntu, kubera ko ariko twasanze abantu batekereza. Umuntu rero akaba yumva ko great achievements, ibyo yageraho bikomeye mu buzima ari ibyo ngibyo, noneho agatekereza ko abigezeho azabaho neza. Noneho yaba atarabigeraho rero akaba yumva akiri mu ntambara yo gushaka ubwo buzima bwiza atekereza ko buri imbere agomba kuzageraho. Reka mvuge rero ko umuntu arinda apfa agishaka ubwo buzima, ntabwo abona, ntabwo ibyo ngibyo byaba igisobanuro cy'ubuzima bwiza, ntabwo bishoboka. Uzasanga abo bantu witwa ko bateye imbere, natwe twifuza kumera nkabo cyangwa se kuba mu bihugu byabo, uzasanga harimo todo suicide iri hejuru, abantu biyahura ku gipimo kiri hejuru, n'abakoresha ibiyobyabwenge cyane ku gipimo kiri hejuru. Hahandi nabo nyine bikaba bisobanuye ko ubuzima bwiza, icyo umuntu yatekereza nk'ubuzima bwiza, nabo batakibonye, nabo baracyagishakisha. Icyo kintu bashakisha ntibakibone, icyo kintu babuze ni igiki.
nicyo rero ni Imana niyo umuntu akeneye kugira ngo ifate umutima we iwurinde iwukomeze imuhumurize imugushe neza imwuzuze yumve ko ari anchored yumve ko azirikiye ahantu hakomeye nk'umutamenwa. Zaburi nikunda kugira bivuga cyane gutyo ivuga ko Uwiteka ari urutare rwacu, Uwiteka niwe murinzi wacu wo kwizerwa, niwe gicucu cy'iburyo bwacu gihoraho, ntabwo asinzira ahora ari maso. Nk'uko Uwiteka nk'uko imisozi igose i Yerusalemu niko Uwiteka agota abantu be. Ibyo bintu ntabwo ari amagambo, actually nuko iyo umuntu atari yagera ku Mana atabyumva, ariko yageze ku Mana noneho wumva how strong God is and how protective is, mbese wumva uburyo akomeye n'uburyo arinda umutima w'umuntu ntunyeganyege. Dawidi aravuga ngo naho naca mu gikombe, naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu ntabwo nzatinya ikibi cyose kubera ko ndi kumwe nawe. Icyo rero ngambiriye kugeraho ni intego yatumye dushyiraho channel Ijuru Ntirikorerwa TV, no kugira ngo umuntu amenye inzira ze zigana ku Mana, amenye uburyo yakongera kubana na Mana yamuremye ikamubeshaho, noneho kugira ngo ajye yasingira icyitwa ubuzima bwiza nyakuri, bitandukanye n'ibyo twaba twumva cyangwa dutekereza byaba ari nk'ubuzima bwiza. Hariho ikintu ubu kihari kiri gutrendinga cy'abantu b'Abanyarwanda bien sûr, bari gusubira cyane, bari gusubira mu gusenga mu buryo bwa gakondo cyangwa se mu buryo bwa kera. Imyemerere, bari gusubira ku myemerere ya gakondo, ku myemerere ye mu buryo bwa mbere. Murabibona kuri social media, muzajya mubona abantu bagiye kwa Rutanga rw'amaboko muri ya nzu ye ndangamurage, sinzi uburyo yayise, cyangwa igicumbi cy'umuco, ibintu nk'ibyo. Bagiye gufata inyigisho, bagiye se kuganirizwa, bagiye kuvugirwaho ayo magambo ajyanye n'imyemerere ya kera. Biri more serious, biri serious ukuntu. Ntabwo mbere ntabwo byari ibintu bifatwa nk'aho ari ibintu byitabirwa cyane n'abantu nabo twumvaga bafite iyo myemerere. Ndumva nge nkiri mutoya abantu twumvaga abantu baraterekera, abantu n'abapfumu, abantu n'iki, tukumva ni ibintu byo gusekwa, tukumva ni ibintu byo kunyegwa. Ariko ubwo noneho ibintu bikorwa publicly, bigafirimwa, bigashyirwa ku mbuga nkoranyambaga, ni ikigaragaza ko byamaze gufata indi ntera, bigenda birushaho gufata iyindi ntera. Ariko nanjye uko ngenda nkura nuko ngenda menya amateka y'u Rwanda, ngenda menya n'abantu bagiye banaba mu iyo myemerere, ngenda nsobanukirwa impamvu abantu baprefera cyangwa se bahitamo iyo myemerere gakondo kurusha n'imyemerere iriho yitirirwa ubukristo cyangwa n'ibindi bishamikiye ku myemerere, kuko dufite abayisilamu, dufite abakristo, dufite mbese imyemerere igiye itandukanye. Ariko wenda hazaza n'indi kubera ko twumva ko yale zindu, hari abahindu, twumva abantu benshi bafite imyemerere igiye itandukanye, kandi sigenda igira icyo bita globalisation, iba umubumbe umwe, ku buryo ntibizagutangaza rero mu Rwanda mu bihe bizaza hari niyo myemerere yindi nyine yaramaze kwinjira mu muco w'Abanyarwanda. Mbese tuvuge nk'umuntu ukorera Abahinde mu rugero, nimba basenga inka akaba afite n'agashusho kayo muri boutique, niba umucururiza, niba umukorera, nagusobanurira cyane impamvu abikora, hari igihe uzageraho kumva nawe wabikora, akaba ari byo uhitamo. Noneho particulièrement nge nagize nabyita amahirwe yo kugira umuvandimwe
wabaye ntago ari umuvandimwe ku mubiri, ni umuvandimwe muri Kristo kuri ubu, ariko mbere yabayeho mu myemerere gakondo. Noneho aza rero kumva ubutumwa bwiza bitunyuzeho n'ubundi, noneho arahindukira ava muri ya myemerere gakondo. Ariko yabigusobanurira akubwira icyatumye ajyayo, kandi noneho uramwumva rero, noneho wumva ko abantu benshi koko bazajya muri iyo myemerere, benshi cyane bazayijyamo. Impamvu ni iyihe abantu bahitamo kujya muri iyo myemerere gakondo? Iyo myemerere gakondo buriya nayo ikigamije ni ugusubiza umuntu ku Mana, ni ugushakisha inzira zigaruka ku Mana. Iyo ubona abantu bari muri iyo myemerere batracinga, bagerageza gukurikirana ibyo batubanjirije, bakareba abo bami bavugwa bakoraga ibitangaza, umuntu wakandagiye ahantu ikirenge kikahaguma, umwami, ibyo bintu bya kera bigaragaza ko Imana y'u Rwanda yakoraga ibintu bikomeye, yakoraga ibitangaza. Noneho abantu bakavuga bati ariko iyi Mana kuki twayivuyeho tukajya ku Mana y'abazungu, ahubwo twari dukwiye gukurikirana neza tukamenya iby'iyo Mana yacu nyarwanda, Imana y'u Rwanda, Imana yirirwa ahandi igataha i Rwanda. Nimba abantu baragiraga iyo mvugo, ni ikigaragaza ko bari bafite Imana, bafite uko basenga, bafite uko bemera, bafite uko babanye nayo. Noneho rero iyo babigusobanurira baravuga bati ahubwo birashoboka ko inzira zigana kuri iyo Mana zaba zaragize ikibazo. Mbese dushobora kuba tutagikorana n'Imana nk'uko twakabaye dukorana nayo. Mbese iyo Mana yabanye n'abanyarwanda ba mbere, ikagira n'ibyo bakorera, bagatracinga amateka nabyo bakabimenya. Baravuga bati wasanga hari ukuntu tutakibana nayo nk'uko abatubanjirije babanaga nayo, bityo ntitumenye za mbaraga zayo zakoranaga nabo. Mbese ibintu nk'ibyo bagasa n'abatracinga rero amateka kugira ngo bamenye ibyo byose. Ni ibyo ngibyo actually niwo murongo mugari. Ningira amahirwe nzavugana n'uwo mwene data, wenda tumutumire kuri channel Ijuru Ntirikorerwa TV adusobanurire more and more, mwumve reasoning behind, mwumve ikiba cyihishe inyuma y'iyo myemerere ari ikihe. Hanyuma hakazamo iki ngiki, hakazamo icyo kwibaza. Abazungu baraje bigisha Christianity, bigisha imyemerere ya Gikristo, abantu barayikurikira. Hanyuma ariko wareba amateka ibyo bintu byaremye mu Rwanda, ukabona amateka mabi, amateka y'igihugu abantu barayazi. Ugasanga niba mu Rwanda hari 90% by'abakristo, abo bakristo kuki result, kuki umusaruro wabaye ibyo natwe tuzi byabaye mu gihugu cy'u Rwanda. Ugasanga rero hari more reasons, hari impamvu nyinshi zituma abantu batekereza batari ko birashoboka ko ibintu twakurikiye, Imana nshya abazungu batuzaniye itaje ari Imana yo kunga abanyarwanda no kubahesha kubaho neza, ahubwo birashoboka ko yaje ari Imana iduteza ibibazo. Urumva mu mico, mu iyo myemerere bafite ukuntu iyo Mana yabahaga imvura, ikabaha kweza, ikabaha mu byabo, mu buryo bwabo bafite uko bari babanye n'iyo Mana. Mbese abantu bakavuga bati let's trace, reka dukurikire ibirenge, turonde. Hari ukuntu imbwa zironda ahantu inyamaswa yanyuze, reka dukurikire ibirenge by'iyo Mana turebe ko tutayigeraho. Noneho niho hazamo ibyo guterekera abatubanjirije cyangwa se abakurambere. Mbese nabyo urumva ko biraza kuba linked, cyangwa se biraza kuba bifite aho bihuriye, nko kuvuga ngo utazi yava ntamenye yajya. Reka dusubire inyuma, abatubanjirije dukurikiranye ibisekuru ko
bikurikirana twagera kuri ya mana. Noneho rero n'abapfuye rero n'abavuye mu mubiri bati noneho abo nabo bafite uko batuvuganira kuri iyo mana, cyangwa se ni rwo ruhererekane, niho duturuka dukurikiranye iyo nzira y'abatubanjirije twayigeraho. Niho rero baza kubaha abo batubanjirije no kugira ibyo babaha mu buryo bwo kwemera kwabo, bakumva ko nimba babitanze bibagezeho, byose bigamije kugira ngo bagire uburyo basenga iyo mana, ariko binanyuze muri urwo ruhererekane rw'abatubanjirije. Gihanga wahanze u Rwanda noneho n'abamukomotseho, noneho rero niba dukurikiranye ibisekuruza twagera kuri uwo Gihanga. Mbese ibintu nk'ibyo ngibyo twagera no ku iyo mana, mbese ni ibintu nk'ibyo. Ariko of course ngewe icyo nizemo mw'ibyo, mu kiganiro nagiranye n'uwo muvandimwe, icyo nizemo kuko noneho nyine yaje kumenya ukuri, arakizwa, aba muzima, aba neza, aratekana, umutima uratuza, kwa kumva ajarajara ashakisha imana hirya no hino birarangira, kuko noneho yamenye inzira nyakuri igera ku mana. Ariko nibyo yararimo mbere nyine mu bwenge bwe n'ubwenge bw'abantu kwari ugushakisha inzira igaruka ku mana. Reka mvuge rero ko ntabwo Christianity iri hanze aha, uko amadini abwira aba menshi, ntabwo byakemuye ikibazo cy'umuntu. Reka mvuge ko rero ntabwo Christianity terike abantu bayumva, terike yigishwa, ntabwo yabaye inzira ihuza umuntu n'Imana. Kandi ikibazo umuntu afite deep inside iwe mw'indani muri we ni icyamuhuza n'Imana. Burya umuntu afite ikibazo kuko ntatuje, nta no gushobora gutuza, pe importe icyubahiro ufite, pe importe uri we, ibyo ntabwo nabitindaho uko waba uri kose, uko twaba tukubaha kose. Umuntu wese afite ikibazo muri we imbere cyo kumva adatuje, kubera ko hari imbaraga zimuruta, adashobora kubaho neza ari against izo mbaraga, atari gukorana nazo, atabanye nazo amahoro. Reka mvuge gutyo, izo mbaraga rero ni imbaraga z'ubumana. Noneho rero ntabwo Christianity uko twayigishijwe ntabwo yabaye igisubizo gihuza umuntu n'Imana ngo umutima wa muntu utuze. Niyo mpamvu hariho nyine gushakisha. Ariko reka mvuge ko ntabwo umuntu yaba yakize ngo akomeze gushaka umuti wamuvura, oya, icyo gihe yaba atarakira. Nyine ni ukuvuga ngo abantu bakomeza gushakisha inzira zo kubahuza n'Imana, kubera ko inzira bigishijwe, inzira bahawe kunyuramo itabagejeje ku Mana. Aya madini rero yose mubona yaduka uko bwije n'uko bukeye, icyo yigisha ni kimwe. Burya Katolike, Protesta, Restoration, Zion, mbese aya madini yose, Islam yose yigisha ikintu kimwe gusa, yigisha ko nukora neza uzabana n'Imana. Bivuze mu ijambo rimwe. None rero umuntu muri kamere ye, kubera igicumuro cya Adamu, umuntu akoze nyine ku buryo yisanga yakosheje, yisanga atakoze neza, yisanga atujuje ya perfection bamubwiye kugeraho kugira ngo azabane n'Imana. Birangira rero n'ubundi nta muntu wumva ko wabanye amahoro n'Imana. Aho rero niho byose byapfiriye, ntimugire ngo hari ahandi. Nuko tracing, nuko gushaka inzira ijya ku Mana yashatswe nabi. Ishatswe nabi rero abantu ntibagera ku Mana, batageze ku Mana batangira guhimba ubundi buryo bwo kugera ku Mana, ariko ntibabubona n'ubundi. Uwo muntu ndi kuvuga wabaga mu myemerere y'Imana y'u Rwanda mbere, akaza kumenya ubutumwa bwiza agakizwa, nta nubwo nge sinamubwirije tubonanye, oya, imbona nkubone. Yasomye igitabo twanditse kera, ni iki, ndibwira ko kigaragara, cyitwa Ijuru Ntirikorerwa. Iki ni igitabo twanditse bwa mbere 2015. Ni iki, Ijuru Ntirikorerwa. Iki gitabo rero kimenyesha umuntu
uburyo azajya mu ijuru ariko bidaciye mu mbaraga ze, kubera ko imbaraga z'umuntu ntabwo zabasha kumuhuza n'Imana. Yes, iki gitabo nicyo yasomye gusa arasobanukirwa ibyo twashyizemo, ibyo twanditsemo biramukiza umutima urakira, amenya ko burya adashobora kuzahura n'Imana, adashobora kwiyunga nayo biciye mu byo akora, ahubwo amenya ko ibyo Yesu yakoze ari byo bihuza umuntu n'Imana byonyine. Arabyizera, noneho umutima uratuza, amenya ko noneho ahindutse umukiranutsi, umwana w'Imana, ariko abikesha Yesu gusa, atabikesha imirimo ye. Noneho ahita abona no birashobotse, kubera ko mbere ntibyashobokaga, kubera ko iteka yibonagaho ibitagenda. Yabaye n'umuyobozi ahantu mu idini rimwe mbere, aza no kubihagarika, arabihagarika, abona ntibishoboka, abona ibintu ntibikunda, bakamusezeranya ibintu ngo ni Imana yabivuze, akabona ibintu Imana ivuga ihora yivuguruza, akabona sibyo, akabona ntibiri gusohora nk'uko babimubwiye. Asa kugera avuga ati Imana nakurikiye ishobora kuba nayibeshye, ishobora kuba ntayo. Bakamubwira ati umuntu warurwaye arakiza ahubwo agapfa, bya masezerano namwe muzi abahanuzi birirwa babahereza. Ibyo bintu byose abibamo, arabireba. Oya, aravuga ati niba iyi ngiyi ariyo Mana ntabwo nzayisenga. Arekeraho, aratuza, arekeraho pe, aricara mu rugo iwe, aravuga ati sinzasubira gusenga niba Imana bambwiye ngomba gusenga ari uko iteye, ntabwo nzasubirayo. Arasoma tutari kumwe, afite uko yahuye n'igitabo, kuko hari aho biba biri nyine ushobora kukibona, nawe ugishatse wakibona. Hanyuma aragisoma, sa kumenya uburyo umuntu avuka ubwa kabiri, umuntu aba umukiranutsi, ariko amenya uburyo umuntu abaye umunyacyaha. Nariyo mpamvu iyo kamera avukana ituma atabasha gutungana ngo byuzure byemere. Aza kumenya uburyo umuntu avuka ubwa kabiri, yitera hejuru, yaguha ubuhamya ngo baramubajije abo mu rugo ati ni bimwe byawe, n'ubundi wihora ujarajara, ubwo ni ibindi n'ubundi ubonye byo kukwirukansa. Ariko we yarazi deep inside, yarazi ikibaye muri we. Nuko yizera ko yababariwe, yizera ko Imana yamwemeye muri Kristo, umutima urabohoka, umutima urakira, agubwa neza. By'ukuri nibyo navuze ngo natwemerera tuzamutumira abafashe, abaho ubuhamya. Ariko by'ukuri umuntu utasobanukiwe neza urukundo rw'Imana, asobanukirwe neza ko kuko ntahandi wahurira n'Imana ni muri Kristo. Iyo Kristo wamwumvishe nabi rero biba byapfuye byose. Ntabwo yabura gushakisha, arashakisha, kandi ibyo byose aba ari gukora ni tracing, aba ari gushakisha icyamugeza ku Mana. Ariko rero Yesu yaduhuje n'Imana birakunda, iyo umenye neza uburyo yabikoze ukabyemera, wihawe n'Imana ukabyizera rwose, umutima uratuza, ukagubwa neza. Ni nawe muntu ubayeho neza rwose, sinabura kubivuga, kuko ubutekanye uba wumva warageze ku mwuzuro w'amahoro n'umunezero wifuzaga. Noneho rero biba bitangaje iyo umuntu witwa umukristo ari guseka bariya ngo bagiye kuraguza, bagiye mu bapfumu, guterekera, kubandwa, gukora ibyo byose. Ariko it's all the same iyo utarizera by'ukuri ngo umenye neza icyo Yesu yagukoreye, nawe ibyo gukora bisa nabyo. Abenshi uzasanga bajya kurara mu bihuru bavuga ati hano ndahahurira n'Imana, hano hantu mu mwobo ndahahurira n'Imana. None se bitandukaniye? Ntabwo bitandukanye, ni kimwe. Nuko bimwe wagira ngo ni ibisirimu, ariko byose ni kimwe. Iyo umwe avuga ati ndaca kuri Mariya hanyuma ngere ku Mana, it's all the same, ni kimwe. Kuko none se n'ubundi uko ni ukwiyambaza umuntu nyine, ni ukwiyambaza umubyeyi Bikira Mariya, gutekereza ko yamvugira ku Mana. N'undi rero aba ari kwiyambaza abakurambere, kandi nawe uri muri sansi yo kuvuga ngo abapfuye noneho
uwapfuye aregereye cyane yamvuganirayo, abandi bakiyambaza abatagatifu bapfuye, mutagatifu runaka. Nkanjye nitwa Emile, ngashaka wenda nkamenya mutagatifu Emile, mutagatifu runaka, abo bapfuye tukumva ko aho bari budusabire. None se bitandukaniye hehe? Ntabwo mbona itandukaniro, ntaryo. Buriya umuntu wese ikibazo afite ni kimwe, nyine akeneye guhura n'Imana, akeneye icyamuhuza n'Imana. Noneho rero mu kutamenya icyamuhuje n'Imana ngo yizere icyagubwe neza, akomeza gushakisha abo yiyambaza nyine kugira ngo bamugeze ku Mana, agire uburinzi mu byo akora, agire uburinzi mu muryango, abana barindwe ntibarwaragurike, impfu za hato na hato bazimukize. Ni kimwe burya ntibakababeshye. Icyo rero abantu bita gusenga, abantu mwita abahanuzi, ngaruke kubimera cyane abahanuzi, ubundi se bo mubona batandukaniye n'abakurambere n'abapfumu n'abandi abandi bajyaho? Ni kimwe, it's all the same. Kandi nawe umuhanuzi ugira ibyo umuzanira kugira ngo akuvuganire cyangwa akurebereyo, akubwire iby'Imana igushakaho, ibintu nk'ibyo. None se n'undi niyo mpamvu ashyira umukurambere inka, ihene, akamushyira inzoga, gutyo. Ni kimwe, none se biratandukanye? Ntabwo bitandukanye, ni bimwe neza, ni bimwe, ntibakakubeshye. Niba rero ujya mu bahanuzi ngo bakurebereyo, bakubwire ko Imana ikurinze, bakubwire guhumura, Imana iri kumwe nawe, bakubwire ngo ntugaseke, wagiye mu kuraguza, guterekera, ibintu nk'ibyo byose birahwanye, nta hantu bitandukaniye. Bimwe gusa ni ibisirimu byazanywe n'abazungu, ibintu byari bisanzwe mu Rwanda. Ukumva rero ntatandukaniro ririmo, burya ntaryo. Abantu benshi ahubwo baraprefera noneho ibyo by'i Rwanda, kuko baravuga bati ahubwo se ndajya kwiyambaza abantu bandi, ntanaza ba mutagatifu naka n'abandi gute, kandi hari abanyarwanda bakurambere bahari, noneho nkomokamo, abo karibo nanyuriramo kugira ngo noneho ngere ku Mana. Ubwo rero bityo tukaba twariyunze n'Imana nyine ku bwa Yesu. Noneho ibyo kubyizera ko nta kibazo gifitanye n'Imana, ko nta rubanza gifitanye n'Imana, ko Imana yakwemeye, kwigukunda, kwikwitayeho, kuri umwana wayo biciye muri Kristo, ibyo noneho bituma umutima utuza, ugatekana, amahoro agasugira kandi agasagamba, noneho umuntu akabaho aguwe neza. Numva rero ntabura kubashishikariza gukomeza kurikira ibiganiro byacu, utarakana subscribe bikore, nukuri mumenye, musobanukirwe uburyo Imana yiyunze namwe, uburyo Imana ibakunda, uburyo Imana mu by'ukuri yatanze Yesu ku bwanyu kugira ngo mwizere, mubane na y'amahoro, mureke gushakira hirya no hino, mureke gushakisha, ahubwo noneho mubeho mwarashyitse ku mwuzuro w'icyo Imana ibashakaho, namwe mwarashyitse ku mwuzuro w'icyo mwifuza ku Mana. Nawe ntawe utajya mu ibyo byose, ndetse bizabona benshi babijyamo, nta n'agacya kabirimo, ni ibisanzwe. Abantu bose babijyamo, ubijyamo ntago abaciye nk'amabere, nabo bari gushakisha nk'uko nawe uri gushakisha, ntacyo murusha ntumuruta. Icyo nakwifuriza gusa nawe nuko wamenya ukuri. Yesu yaravuze ngo namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzaba batura. Ndabashimiye rero mwabanye natwe muri iki kiganiro, mukomeze mugubwe neza muri Kristo Yesu. Ibiganiro byacu nakagaruka, naho ubutaha. Bye bye, amahoro y'Imana abane namwe. Amen.